nubwo byakwanga ariko burya nicyo cyifuzo nyamukuru cy'umubyeyi, cyane cyane wa mubyeyi uzi agaciro ko kwiga. Umwana wanjye azige boarding school, kubera yuko boarding school ikarishya cyane ugereranyije n'andi mashuri. Suhuje mwese mudukurikira, abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese muri diaspora, abumva ikinyarwanda bari mu birere bigiye bitandukanye, ndetse n'abakunda ibiganiro by'uburezi nk'iki, cyane cyane ibiganiro bica kuri uyu muyoboro wacu Isaac Inspire TV. Ndabasuhuje mwese, mugire amahoro. Uyu munsi tujya kuganira ku ngingo ufite uburemere cyane mu burezi bw'abana bacu. Abana nk'impano duhabwa irenze zose, turabakunda cyane. Bona nubwo kenshi tubakunda nabi kubera wenda kutamenya urukundo nyakuri dukwiye kuba tubakunda. Uzikorera umwana akavuna umuheha akiyongeza undi, nkaho wizeye neza yuko isi azabamo izakomeza kumubana umubeya. Reka tuganire twungurane. Inshingano z'umubyeyi mbere yo kohereza umwana muri boarding school. Boarding school ni cya kigo kiga gicumbikira abanyeshuri, bya bigo bicumbikira abanyeshuri babyita boarding school mu ndimi z'amahanga. Ababyeyi benshi bohereza abana babo muri boarding school, akenshi babasha kwibwira yuko iri shuri ribasha gusimbura ababyeyi muri byose: kurera, gukosora imyitwarire y'umwana, kumwigisha ubuzima, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bibasha kumufasha mu buzima buzaza. Ariko wowe ukurikiye iyi video cyangwa iki kiganiro, ukwiye kumenya ukuri kuri iyi ngingo. Boarding school ntabwo irera umwana utararezwe mbere. Wibuke boarding school akenshi yakira abana barangije amashuri abanza. Ishuri akenshi ryubakira ku by'umubyeyi yamaze gukora mbere. Nibyo, wibuke umwana apfa mu iterura, kandi igiti kikururwa kikiri gito. Si umugani nyarwanda, igiti kikururwa kikiri gito, umwana apfa mu iterura. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku nshingano nyamukuru umubyeyi agomba kuba yaragaragaje cyangwa se yararangije mbere yuko yohereza umwana muri boarding school. Umwana agiye gutandukana n'umuryango yakuriyemo, ni biki yakwiye kuba yarahawe by'ibanze kugira ngo bizamufashe kwitwara neza mu gihe ageze muri boarding school. Iyi ni Isaac Inspire TV, ndi mwarimu w'umwuga, nitwa Isaac, niwe muganira. Nkunda cyane iyo tuganira tukungurana. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora, dukomezanye ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Ushobora kuba uri umubyeyi, waba uri umurezi, ahari ushobora kuba uri umuntu ushaka gusobanukirwa neza uburere bw'umwana. Iyi video ni yawe rwose, ntucikwe. Ikintu cya mbere ukwiye gukora mbere yo kohereza umwana muri boarding, ukwiye gutegura umwana mu mutwe no mu mutima. Yego, umwana akwiye gutegurwa. Inshingano ya mbere y'umubyeyi ni ugutegura umwana mu mutwe. Ntabwo bikwiye kubwira umwana mbere y'uko umwohereza, kumubwira ngo ugiye kureba uko bimeze ku ishuri, genda urebe, nugaruka uzagaruka umbwira amagenzi. Nkaho umwohereje gutata ikigo ngo nagaruka azakubwira ibibera mu kigo. Ahubwo ukwiye kuba umenya ibibera mu kigo umwoherejemo, hanyuma ahubwo ukabimumenyereza, ukanamufungura intekerezo, ukamubwira ati ugiye muri ibi n'ibi. Umwana akagenda nibura afite amakuru y'ibyo agiyemo. Birafasha. Ukwiye kububwira umwana ahubwo ko agomba ukamusobanurira hakiri kare mbere y'uko yerekeza aho agiye kwiga. Bimufasha cyane. Ukamubwira, usobanurira impamvu agiye muri boarding school, ibyiza azahungukira, ese kuki atakomeje kwiga ataha, inzitizi ashobora guhura nazo, uko azitwara igihe abonye ibintu bimugoye, kuko byinshi ahura nabyo usanga bitandukanye n'ibyo yarabayemo. Kuko yarayobereho mu buzima bwo mu rugo, kumwe na papa, ari kumwe na mama, ari kumwe n'abavandimwe ba bugufi, byose byari biryoshye. Ariko agiye guhura n'utundi challenge tujyanye no guhindura ubuzima. Abana benshi bagira ibibazo bikomeye bya stress iyo bageze muri boarding school. Hari abigunga, ndetse hari n'abumva bashatse kwanga ishuri. Ntabwo ari uko ishuri ari ribi mu by'ukuri, ahubwo nuko abana baba batarateguwe mu mutwe hakiri kare. Umubyeyi akwiye kubwira umwana ati uzabona bigoye, ni bisanzwe,
ariko nubwo bigoye birashoboka rwose. Ibyo ukabibwira umwana hakiri imbere, akajya ku ishuri muri boarding school azi ko ibintu bishobora kuzagorana, ariko ukamubwira ko ari ibintu bishoboka rwose. Uzabona wenda abandi bakurusha, hari abana baba barimenyereye kwiga wenda baba ba mbere, ariko iyo ageze mu iri shiraniro rya boarding ashobora guhura n'abamurusha, ibyo bikaba byamuca intege. Ugomba kumutegura mbere ukamubwira ati ntibizaguca intege, ibyo birashoboka cyane. Uzabona amategeko menshi, ariko ayo mategeko nayo kukugirira akamaro. Nibyo hari ibigo bigira amategeko akomeye adakuka, nk'amwe y'abamedi n'abaperezida. Icya kabiri ni ukorera imico myiza mbere yo kohereza umwana. Ukwiye kumenya neza yuko ishuri rya boarding ridashobora kwigisha umwana kubaha. Oya, ntabwo umwana yigira kubaha muri boarding. Wapi? Ntabwo ishuri boarding school yigisha umwana isuku, ahubwo ibasha kumufasha gukomeza isuku yatojwe hakiri kare. Ntabwo boarding school yigisha umwana kuvuga neza. Niba ababyeyi batajya baganira nk'imfura mu muryango ngo umwana abone akamwenyu hagati yabo, umwana azakura yigana iyo migirire. Bizagorana ku ishuri yuko ishuri ryamwigisha kuvuga neza kandi atarigeze abitorezwa mu muryango ngo abihabone. Ntabwo ishuri boarding school ryigisha umwana kumvira. Byose bihera mu muryango. Ibi byose mvuze ni inshingano y'umubyeyi kuva umwana akivuka. Oya, ahubwo kuva umwana agisamwa no gusamwa kwe kugera avutse, akajya yumva amagambo y'ituze y'amahoro kugera ageze ku ishuri muri boarding school. Iyo yabaye muri uyu mujyo, ntabwo boarding school yamugora, ahubwo ni ubuzima bagiye gukomeza yarabayemo. Kuko umwana agomba kujya boarding school azi kubaha abantu bamuruta. Icyo agomba kuba yaragitorejwe mu muryango. Kubaha ni ingenzi cyane. Agomba kuba azi kubaha amategeko. Nta rugo rutagira amategeko, umuryango wawe utagira amategeko, ubwacyo cyaba ari ikibazo. Umuryango ntabwo waba ufite fondasiyo y'imibereho. Umwana akwiye kujya boarding school azi gutandukanya icyiza n'ikibi. Iki kiremewe, iki nicyemewe. Gutukana ntabwo byemewe. Guciragura uko ubonye ntabwo byemewe. Ukaba waramutoje gutandukanya ikibi n'icyiza kandi hakiri kare. Hanyuma akwiye kujya ku ishuri azi kwihanganira bagenzi be. Kuko ku ishuri abazahurira n'abandi bana batandukanye mu nguni zitandukanye cyangwa mu birere bitandukanye, bafite imico itandukanye. Iyo atize kubihanganira biba bibi cyane. Wibuke, umwana utarigishijwe kubaha ababyeyi ntabwo wazamutegerezaho kubaha abarimu. Umwana utazi gutega amatwi mu rugo ntabwo yazatega amatwi ku ishuri. Niyo mpamvu ibi byose agomba kubitozwa hakiri kare. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi ni ukumwigisha kwigenga. Umwana ugiye kujya muri boarding school agomba kuba azi kwiyobora. Ugomba kwibaza iki kibazo ngo mbese umwana nibura azi kumesa imyenda ye? Ibyo kiri mu buyobozi. Ese nibura azi gutunganya ibikoresho bye akabishyira kuri gahunda? Yaba azi kubibika neza? Cyangwa ni wa wundi wisegura inkweto zitagira aho ziba, ibintu byose usanga ari akajagari? Yaba azi nibura gukoresha igihe neza? Azi igihe cyo kubyuka, azi igihe cyo kwiborosa, azi igihe cyo kujya ku meza, azi igihe cyo kwandurura? Ibyo byose nibura arabizi, yarabitojwe. Abana benshi muri boarding school bahura n'ibibazo kubera uko basanzwe babayeho mu mibereho yabo mu miryango bavukiyemo, barerewemo, miryango bakuriyemo. Mama yankoreraga byose. Papa yakemuraga ibyagoye mama, kandi byose mu nyungu zanjye. Umwana ntacyo yikorera, kuri we ababyeyi ni byose. Dukwiye kurera abana nk'abateganya ko igihe runaka bibasaba kwirwanaho tudahari. Cyane rwose nibwo buzima. Boarding school isaba umwana kwiyitaho muri byinshi. Arikarabya, arimesera byose, imyambaro, ibiryamirwa, ndetse akongeraho gukora isuku henshi hashoboka akenera mu buzima bwa buri munsi. Aho aryama, aho akarabira, aho yiherera, aho yigira, ndetse n'aho akinira cyangwa se aho yidagadurira. Muri make byose biri mu nshingano z'umwana, kandi ibi bigakorwa mu nyungu ze ndetse n'inyungu z'igihugu muri rusange, kubera yuko
boarding school cyangwa se ishuri ubundi muri rusange riba rigomba guteganya ko umwana wese ashobora kuzaba majoro, yaba minister, yaba governor, cyangwa wenda yaba na gitifu, nta wamenya. Niyo mpamvu rero umubyeyi agomba kubanza kumwigisha, akamwigisha kwikorera ibintu bye, twa turimo twe two kwiyitaho, kwikarabya, kwifurira, kwisasira, gusiga shashu uburiri imbere y'uko abyuka, inkweto ze cyangwa se buri kimwe cyose mu mwanya wacyo kandi kuri gahunda. Iyo abimutoje hakiri kare ibintu biba uburyohe cyane. Boarding agenda asanga n'ubundi ari yarameze nkaho n'ubundi yarayisanzwemo. Akamugisha kwita ku gihe nta muntu umwibutsa, akamenya inshingano ze nk'umwana. Buri wese agira inshingano ze ku myaka ye, n'uyu mwana akwiye kubitozwa hakiri kare. Ikintu cya kane ni ukuganira ku bibazo by'imyitwarire n'ubuzima. Iki ni kimwe mu bintu bike ababyeyi benshi batinya kuganira n'abana babo. Ababyeyi batinya kuganira n'abana babo sinzi impamvu, ariko umwana burya ugiye kujya muri boarding agomba kuba yaraganirijwe bihagije, cyane cyane ku mpinduka z'umubiri, icyo bita body change mu ndimi z'amahanga. Body change cyane cyane kuri periode ya adolescence. Abana kenshi bajya muri boarding school baba bari muri iki gihe cya adolescence. Iyi adolescence ishyira igitutu ku mwana cyane, igira dictature iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo nawe ubwe hari igihe umwana batabasha gusobanukirwa n'ibintu biri kumubaho. Iyo rero nta makuru abifiteho ngo abe yarabiganijweho mbere, hari igihe hagira ngo ni ikirunga kiteye hejuru. Ku mibanire n'abandi bana bakaba yarabitojwe, yarabyigishijwe, ku mico mibi ishobora kumushuka, akaba azi neza ko ku ishuri ashobora kuhahurira n'abana badashobotse, akaba yarahawe amakuru mbere y'uko bishoboka. Ntagire ngo umwana wese wahuye ku ishuri afite uburere buhagije nk'ubwo yenda uwawe yahawe. Ikindi ni uko akwiye kuba aganirizwa ku byerekeranye ubuzima bw'imyororokere, niba ariko nabivuga, akabiganirizwaho mu buryo bw'uburere kugira ngo bisobanukirwe neza, abigireho amakuru agiye atandukanye. Iyo bidakozwe rero hakiri kare, abandi bana nibo babasha kubimwigisha, kandi akenshi na kenshi kuri iyi ngingo aba bana babimwigisha mu buryo butari bwo. Nawe utekereza umwana urimo yigisha mugenzi we kuri iyi ngingo, si amabara. Umubyeyi agomba kuba umujyanama wa mbere w'umwana, umuntu umwana yizeye cyane, umwana akakwibonamo kandi akabasha kukubaza adatinya, kubera yuko akubonamo icyizere cyose cyuzuye. Ereka burya ababyeyi ni abafatanyabikorwa n'Imana, bafasha Imana kurera. Niyo mpamvu twebwe nk'abarezi muri rusange turerera Imana n'igihugu. Icya gatanu, hari uguhitamo ishuri riboneye. Ntabwo ishuri ryose ukwiye kumva ko ari ishuri. Inshingano ikomeye umubyeyi afite ni uguhitiramo umwana neza ishuri akwiye kuba amurereramo. Ntabwo ari gukurikirana izina ry'ishuri gusa. Hari ishuri ugeramo wakurikirana uburezi buhatangirwa, amabere akaba yakwikora atonsa. Hari amashuri kera yitwaga Mucutsu Mumi. Wumva ari ishema kujyana umwana wawe mu ishuri ryitwa gutyo? Umubyeyi agomba kwibaza, ese iri shuri rifite discipline ihamye? Rifite abarimu b'abahanga kandi bitanga? Ese rifite ubuyobozi bwiza bubaho butaryana? Muri make rifite umutekano w'abana, cyangwa se ni ibiganza byiza nzanye mu mwana wanjye? Kutibaza ibi bibazo uri umubyeyi, ushobora kuba nawe utazi ibyo urimo, utekereza yuko kugeza umwana ku ishuri ari ibyo bihagije. Ntabwo bihagije, kubera ko umwana n'umushyira mu biganza bitari byiza, nawe uzagira agahinda, kandi wenda ugira agahinda nta garuriro, ubyibuka amazi yarenze inkombe. Ntabwo boarding yose ari nziza ku mwana wawe, ibyo ukwiye kwicara ubizi kandi ukabimenya. Hari amashuri ashobora kuba meza ku mwana runaka, ariko wenda akaba atari meza ku wundi mwana. Umwana niba wenda yarahawe uburere buke, akakura ari ikigenge, yumva byose yimenya, ari yizimiza ikicyura, nagera mu kigo hatabaho gukurikirana, umwana ashobora kuzajya yiga rimwe mu cyumweru, indi minsi yose akaba yibereye hanze yirirwa muri filime, mu tubyiniro, ibintu nk'ibyo byose, kandi umubyeyi akumva nta kibazo. Iri shuri
ni ryiza kuri uyu mwana bitewe nuko n'ubundi yisanze ahashashe, yabaye nko gutura umunwa muri sosoma. Ariko niba ari umwana wahawe uburere niyisanga ahantu ahubwo bizamutangaza, niyo wandi uzahamagara ababyeyi babwira ati mwaje kundoha cyangwa se mushobora kuba mutanankunda. Hari abana rwose baba bari serious, ashobora kugera ahantu agahita amenya yuko atari mu mwanya we, akavuga ati nubwo ari ishuri ariko ntabwo ari ishuri ryanjye. Abana nk'aba nibo bazubaka igihugu. Wowe mubyeyi rero ni inshingano yawe gusura umwana kenshi ku ishuri, ukamenya byinshi kugira ngo ibyo ubaza mu kinyabupfura cyawe ukabibaza kandi ukabimenya, ukamenya amategeko agenga abanyeshuri, kumenya uko bafata abana bafite ibibazo bitandukanye. Nibyo abana benshi bagira ibibazo bigiye bitandukanye. Aba bana bagira ibibazo bitandukanye bakwiye kugira n'uburyo bafashwamo kugira ngo babone ibisubizo by'ibibazo bafite. Nibyo ukwiye kubaho ubizi kuko ni ngombwa, iyo utabimenye bishobora kutabera byiza umwana. Ikindi dushobora kugarukaho, ikindi dushobora kugarukaho ni iki ngiki navugagaho kijyanye n'inshingano y'umubyeyi ku mwana, uko agomba guhora akurikirana kandi akamenya uko umwana abayeho, niba kuko ari mu biganza byiza kandi ibi ngibi bimugirira umumaro. Icya gatandatu ni ukubwira umwana ukuri k'ubuzima bwa boarding. Ntago umubyeyi akwiye kubwira umwana yuko boarding agiyemo ari paradizo, oya rwose. Ukwiye kumubwiza ukuri, ukamubwira yuko azaba atakiri hafi n'ababyeyi, kandi nibyo azahura ibyo yakundaga byose, azahura n'abantu batandukanye. Muri boarding umwana abatandukanye n'imwe yakundaga, ashobora kuba yakundaga kureba filime, yakundaga yenda kubyuka atinze, akumva nta n'ikibazo, wenda no ku babyeyi nta kibazo. Ariko aho abagiye kujya noneho abagiye kujya mu buzima butandukanye n'ubwo yabagamo, ahura n'abantu batandukanye. Ariko ukwiye no kumwereka uko azakura mu bwenge, ntabwo ari ibibazo gusa agiye guhura nabyo, ahubwo namwibutsa yuko agiye kuzakura mu bwenge, uko azigenga akabaho. Iyo tuvuga kwigenga muri boarding school ntabwo ari ukuba ikigenge nk'uko wenda umuntu yabyumvira hafi, ahubwo tuba tuvuga ko azahigira kubaho atandukanye no kwa kwishingikiriza ku mubyeyi. Mbere yabagaho ubuzima ariko bwishingikirije ku mubyeyi cyane, ahubwo none agiye kubaho ubuzima bwo kwiyitaho, azafata ibyemezo. Niba abandi banyeshuri bavuze ati twebwe reka tujye kwirebera filime, ariko warafata icyemezo cyo kuvuga ngo kubera yuko mfite amasomo ngewe ngomba kujya muri etude, yifatiye icyemezo. Nubwo hari peer pressure yamupushingaga ngo bigire kureba filime, filime ntiryoha ku bana, iraryoha. Ariko umwana uzi cyamujyanye cyamukuye mu rugo akajya ku ishuri muri boarding, azi neza ko icyambere ari ukwiga, wahisemo kujya muri etude, icyemezo cyiza cyane. Ese ahangaha azaba ari agomba kuba acungana n'igihe ndetse n'inshingano ze. Ibi bimutegurira ubuzima bwo kwikuza, akazakura neza, akazavamo umugabo, akabasha kwandika igitabo. Ikindi ahigira ni uko azamenya kubana n'abandi. Muri boarding uyu mwana hari kubera challenges ahura nazo, bimufasha kubana n'abandi. Bwa bufura, ibyo bita ubufura bimushiramo, ahubwo agasigara ari umuntu uri sociable cyangwa se uri sociable, ubasha gukorana n'abandi kandi ibintu bikagenda neza. Umwana rero yabwiwe ukuri imbere muri rusange ntabwo atungurwa, ngo nagera mu buzima asange amere meze nk'utunguwe, ahubwo asanga ari bwa buzima yateguriwe hakiri kare. Cya karindwi ari nacyo tuza gusorezaho, ni ugushyigikira umwana na nyuma yo kumwohereza ku ishuri. Ntabwo kohereza umwana muri boarding ari nabivuga gute,
ntabwo ari ukurekeraho, nibyo, ntabwo ari mu kinyarwanda kibangutse, ariko ntabwo ari uguterera iyo. Yes, ntabwo ari uguterera iyo. Nubwo wenda ibi biganiro byose twavuze biba mbere yo kohereza umwana ku ishuri, ariko kohereza umwana yamaze kugera ku ishuri ntabwo uterera iyo, yego, ahubwo ni ngombwa iki ntabwo nabura kukivuga, ntabwo ari uguterera iyo umwana ageze ku ishuri. Umubyeyi ntabwo inshingano ze zirangirira mu kugeza umwana ku ishuri. Iyo amaze kohereza umwana ku ishuri, hari ibindi agomba nk'umubyeyi. Agomba kuganiriza umwana kenshi gashoboka, uko bishoboka kose. Wamusuye, umuhamagaye kuri telefone, wenda umurezi aramuguhaye muravuganye, ni byiza, nta kibazo. Ugomba kumwumva kandi ubyitayeho nk'umubyeyi. Hari ukumusura igihe bishoboka, wavuganye n'ubuyobozi bw'ishuri, usabye audience udategereje na ya visite iri rusange, ahubwo wowe mu nyungu z'umwana wawe no muri bwa buryo bwo kumufasha kugira ngo akure neza naryoherwe n'ubuzima bw'ishuri arimo butandukanye cyane n'ubwo yakuriyemo, ugomba kumusura igihe bishoboka. Birumvikana ntabwo ari ukugenda wenda bitunguranye. We ushobora kumutungura, ariko ntabwo ugomba gutungura ishuri. Icyo nacyo gikwiye kuba cyumvikana, kubera ko ishuri rigira umurongo w'imikorere. Wabisabye ntabwo babikwima, ariko bitegure. Hari ugufatanya n'ishuri rero mu gufasha uyu mwana. Ibyo byo ni ngombwa, kubera ko umwana ari hagati y'ababyeyi ndetse n'abarezi, kugira ngo bamufashe muri ya mibereho y'ubuzima bw'ishuri, umufasha kuzaba umugabo cyangwa se kuzaba umuntu nawe ugirira igihugu akamaro. Icyo wamenya rero nuko iyo umwana amenye yuko ababyeyi bamwitayeho, akora neza kurushaho. Umwana iyo ari aho abona nta umwitayeho, avuga ati ubundi ibintu ndimo nta na motivation, nta courage. Ntabwo ari kenshi umwana aba motivated, ariko umwana rero motivated, ababyeyi bamwitaho bakurikirana rwose, aravuga ati burya iyo nsinze bishimisha papa, bishimisha uncle, bishimisha tante, bishimisha tantine. Biba byiza cyane rero iyo umwana yitaweho, akora neza kurushaho. Reka tugane ku mwanzuro. Muri make, boarding school ntabwo isimbura ababyeyi. Ababyeyi bakwiye kwicara bazi neza ko kwishyura school fees, kwishyura kugura umwana ibikoresho, kumugeza ku ishuri, ntabwo bisimbuye umubyeyi. Kuko umubyeyi iteka umutima w'uhora utera intashyo z'aho umwana wari. Yego, umwana ujya muri boarding aba agomba kuba yararezwe kandi neza, yararezwe bihagije, yarateguwe. Kuko kumutegura bibera mu muryango, kuko buri burezire umwana ahererwa mu muryango ni nka fondasiyo y'inzu. Inzu ifite fondasiyo ijegajega idigadiga, nawe urabyumva. Iyo umubyeyi atakoze mu rugo, ibyo atakoze mu rugo muri rusange ntabwo burya byakosorerwa ku ishuri. Biragorana, kandi ababyeyi bakwiye kujya babimenya. Niba rero uri umubyeyi, ubanza utegura umwana, ubanza umutoza ubuzima. Ubuzima ni bwiza, ubuzima gutoza umwana imirimo, kwiyitaho, kubishyira bye kuri gahunda. Ibyo ntabwo ari ukumucakaza, ntabwo ari ukumupyinagaza, ahubwo ni ukumufasha, umutegurira kuzaba umuntu ubasha kwirwanaho. Kandi ibyo ni nabwo buzima, kuko iyo utamuteguriye gutyo, wibuke no muri kaminuza azajyayo, wenda azajya yitekera. Niba atarize kwifurira utwenda tworoheje two muri primary, harya ubwo ntabwo bizoroha nagera icyo gihe. None bisaba n'ibirenze icyo ngicyo. Ubanze umwubake mu mutwe no mu mutima, ibyo rwose bizamufasha. kandi ntabwo boarding izamugura, ahubwo azisanga ahantu n'ubundi ameze nk'aho yari asanzwe ayirimo. Niba rero wakunze iki kiganiro, iyi video bishobora kuba yagufashije. Nubwo itagufasha byinshi cyane, ariko ntabwo wabura ibyo usigarana yenda wibazaga. Kanda like kuri iki kiganiro, ukore subscribe, ube wiyandikishije kuri uyu muyoboro wa Isaac Inspire TV. Ubasha gusiga igitekerezo cyawe mu mwanya wa comment. Umanutse hasi umaze kureba video, hari umwanya wahariwe ibitekerezo, hari agakaramu ubasha kwandikamo, ugasigamo igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo. Ikindi,
ni ukubasha gusangiza abandi iki kiganiro binyuze mu buryo bwo gusharinga, abandi nabo bakeneye amakuru ku burezi bw'abana bacu nabo bakabasha kuyabona. Ndabashimiye rero bakunzi bacu, ibiganiro nk'iki nakagaruka. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.